ntuzatata imihanda inyita gote shaza mfite riri gupima tone tuzamukane ndakwereka spot bakure kusane ndakwereka sto ntigitakare nabaye inkoko mu rukari niyo hajemo so nabwo ikigari tumena ibiryo usibye amaputa atakibyina love nyina undi nagaba ari nyoko rap ku bitugu niyo rogo kugira bamwe mbasiga imoko imihanda yose nyigira gatogo ya gusa Lang Media turi gukora turakora amavidi ibiganiro tugakora tukavunika every night every day ragerageza nk'abantu bakurikiye ikintu nanshatse kuvuga cyo ikintu nabonye cyo Lang Media iri hejuru cyane ifite abantu bayikurikirana cyane aho muri mwese mbahaye respect kabisa cyane cyane. Yeah, man, my people are going to shut up. Then I say, but it's from trench, from the bottom, breaking to the top. The CIC in media, chief in media, Lang, I'm the best. Others follow. Unaweza kuniita mwalimu kwenye Lang Media. Karibu. Uyu munsi rero ndi kumwe n'aba rappers ni kuri Lang Media nkuko bisanzwe, ariko uyu munsi ndi kumwe noneho n'indi type of music. Uyu munsi ndi muri trap cyangwa se aba rappers nkuko mwari musanzwe muziko, ubundi kuri Lang Media ni entertainment nkuko bisanzwe, ariko uyu munsi nzanye aba rappers. Reka babanze badusuze nabo kugira ngo twinjire mu kiganiro no dufite vibe. Aba petit bafite impano n'abasore bakiri batoya ariko ku muziki ibintu byo kurapa barashona, sinzi kandi ngo ba Ishkevin cyangwa se n'abandi barapa dufite mu Rwanda. Abangaba rero ushobora kuba ari ubwa mbere ubabonye, ariko uyu munsi ndagira ngo wiyumvire talent ndetse uze gusiga comment kuri iki kiganiro kugira ngo dukomeze tubane. Ukore subscribe kugira ngo n'umunsi ukurikiraho update ujye uzibona uri uwa mbere. Ni entertainment. Reka rero mbahe ikaze nabo batubwire uko bimeze. Salama bro. You fresh man. Uragerageza kuvuga cyane ariko cyane ni fresh bro. Ni fresh. Turi kumwe nande? Turi kumwe na Trapprevix. As my fans knows me, I'm here again. You are here again as your fans knows you. Okay. What's up bro? Yo wagwan kiriyate kazi. Turi kumwe nande? Muri kumwe na Akbaru. Ngiye nago ndi umuhanzi ariko nyine mfasha abahanzi banje kugira ngo nyine talent yabo nyine nyizamure to. Ni wowe manager? Ninjye wa managinga ninjye ureba ibyari byo nyine to. Yes. Nukuvuga ngo Trapprevix ari kumwe na manager. Kwa ariko ari umuhungu wacu umwe wabuzemo turi ni babiri niwe na Blue Sky. Ariko nyine Blue Sky yagize ikibazo runaka ubwo ndi mu mwanya we naribi. Nta kibazo uyu munsi, ariko ubwo nawe uko biri kose urabyumva? Ndabyumva cyane bafata cyane. Uyu munsi rero ubwo Trapprevix niwe turi kumwe, hanyuma akaba habuze ngwitwa Blue Sky. Yitwa Blue Sky. Yes, uyu munsi rero ubwo ngubwo hari ibyo arimo, ariko reka twizere ko ubutaha tuzaba turi kumwe nawe. Next time nzamumanura kabisa. Next time uzamumanura. Yes, Trapprevix rero subirana mic gatoya. Mbere yuko Trapprevix twinjira cyangwa se ngira ibindi bintu no nkubaza ndetse n'impamvu uri ahangaha kugira ngo abakunzi bawe mwongere mubane neza mu kiganiro, ndagira ngo hari ukuntu abasani cyangwa se aba rapper yaba n'abandi baririmbyi muri rusange, mbere yuko aduha indamutso ye nyakuri abanza kuzamuka mu kapela gatoya kugira ngo atwinjize muri iyi vibe y'iki kiganiro. Cyane cyane nk'uko bajya bavuga yuko mani nta musana ujya uhereza. But you are telling the viewers uraburi kureba hariya kuri kamera. No matter. Tukatondo dapira amapawundi hasirikita umutoto wa crown furisona morning to 9 ndaparika benzo uruhande rwa korora ubwo ngiye njirura stage umufana kuri ngiye abaye turufu tubyita hagaye goni haso ugura kesho utageze muri fashion abarapa batabyina drew bameze nk'abasani batajya charge kuri ngikana mu business dufite byinshi tukiri no kwiga ugerageje gukina n'inkuba nibwo wamenye uko nabaye beast nge na Bruce twika imihanda umwihariko wacu twikoze imbari benshi badufata nk'abasazi kuko bazi ko tutigeze future nge ndikwaguka nka iPhone twaba nk'abadafite MPC mawe bose banyibazaho umufana mfite n'umubyinyi wa Dre. Yes, Trapprevix nuko nguko yinjira, ariko bro you try to speak loud Dre sibyo? No matter. Dore abarapa mujya mukunda kunyiba ngo mani ngo bushida niwe gikunda ngo mani amajwi aho yaraheze mani. Ariko ndabona weho ukiri muto yasinzi ko bira bintu bifataho kabisa. Hari ibintu ngo mbere yuko ujya kuri stage ugomba kuba usabwa nk'umurapa kugira ngo
manager gatoya akamayika ngo niki bro biriya biboro mani babyita imigongo y'ingona ariko nyine abahungu banjye ibyo biboro narabibarinze sana. Yes, ni imigongo y'ingona. Yes, numva ariko ko ngewe aba ari ngombwa bitewe nuko ijwi ubundi iyo umuntu afite talent ni talent, then ibyo bindi bintu umuntu yongeraho ubundi kubera iki aba rapper benshi bakunda kubikoresha. Ese nibo bonyine bigora mu majwi ko abaririmbyi basekira cyangwa se barimbi izindi njyana badakunda kubikoresha cyane, ariko ugasanga aba rapper cyane cyane nibo nyine bari kuba involved kuri ibyo bintu. Sinzi impamvu biriya biboro babikoresha ariko trap lyrics ari ubimbwira. Ngewe icyo navuga ku ruhande rwanjye uburyo mbibona biriya biboro ntabwo ari byiza ku rubyiruko, kuko hari benshi babifata wenda barimo baravuga ati ndaniga ijwi ndazamura voko, ariko nyamara ntabwo ari byiza ku rubyiruko kuko buriya biratwangiza cyane. Hari benshi babifata barimo barabyumva yuko ari mu buryo bwo kuzamuka, umuntu wese uzumva track yawe akumva yuko ufite ijwi riri hejuru wabifashe azavuga, kuko njye nsigaye mbona byabaye nk'igitero kuri inshuro. Nta murapa kuri inshuro wapfa kubona, biragoranye except ufite wenda bamugenga, usibye ko abenshi abarapa benshi baba bakunze kwigenga kuko ntago bajya bakunda guhuza ku bintu byinshi, usanga bari gupfa ku biyobyabwenge bamwe na bamwe, cyangwa se bamwe bakanashwana ukabona umwe atwaye cano y'undi bitewe n'ibiyobyabwenge. Ariko ngewe icyo navuga wenda kuri bagenzi banjye ndetse nanjye ubwanjye, biriya biboro ntabwo ari byiza ku rubyiruko kabisa. Biriya biboro ntabwo ari byiza cyane, ubwo wagiriye inama. Biratwangiza, biriya ntabwo ari byiza pe. Kubera ko nawe urarapa kandi utabikoresha. Ndawapi ntabwo njya mbikoresha kabisa. Yes, ni icyo rero ni ikintu cyiza. Then Levix, ndagira ngo mbere yuko nanone kandi tukugarukaho mwenyewe, ukimara gusuhuza aba viewers ni kuri Lang Media, mitambanza kubanza kubibutsa kugira ngo mukore subscribe ndetse muze gusigana comment ku kiganiro, kandi ngushimira wowe wamaze gukora subscribe, kuko iyo umaze gukora subscribe buri entertainment cyangwa se ushimishwa n'ibintu by'imyidagaduro tuki-uploadinga uhita ubona notification y'uri wa mbere. Yes, rero Levix turi kumwe mu kiganiro kandi turi kumwe na manager. Ese ko mbona manager nawe atari babandi baba manager tuzi nk'ibi big fish cyangwa se babandi ubona ko kweri koko ari mu myaka yo hejuru, ari abantu baba barabanje kubona amafaranga mbere. Ndagira ngo abanza tubwire uko we abamanaginga, uburyo abamanaginga se afite source of income ihagije ku buryo muzagera kure, bimeze bite? Source of income yo ntago nyine iri great cyane, ntago iri high cyane, ntago iri hejuru cyane, ariko nyine tu irahari, ibikorwa bikeneye birakorwa nyine tu, ntago nyine mfite ibiceri biri hejuru cyane nk'abandi nk'abari abandi bo hanze nyine tu bari hejuru nyine tu, umuntu uri hejuru aba ari hejuru. Ako nyine ngewe ibiceri mfite biraduhagije, jewe n'abarapa banjye kabisa biraduhagije naribi. You are independent. Turi independent nawe dusaba. Nicyo kintu ni ikintu cyiza kabisa, ubwo usanga nyine urubyiruko mukifasha kuba uri umujene, ukaba wakumva umujene wawe ndetse mugaterana inkunga mugasapotingana mukaba mwagera hejuru, cyane ko usanga umurapa cyangwa se ukabona umujene ufite imana mugenzi wawe, wowe ukumva ntibikureba, ugasanga ari kurwana ajya gushaka abantu bari hejuru bya danger bafite n'ibiceri, ariko kuri uyu munsi mukaba mwararebanye nk'abajene ukabatereka tugire ikintu dukora. Rero ndagira ngo nkwibarize, ese uyu munsi mugeze kuki, mwahereye kuki? Ubundi naragera kuri Levix, wowe nka manager, ubundi mwari musanzwe muziranye cyangwa se hari aho mwahuriye kuri iyi tara yiwe uravuga ati ngewe I can support you? Twari tuziranye kubera ko turanigana skuru tu. Skuru turigana, kugwana mu skuru, tuduza skuru, rero nyine niho bavuze ati twege nk'abajene dufite tara yacu yaheze mu makayi. Rero uko gukura tara mu makayi yaheze mu makayi, ni gute turi buyikure mu makayi? Ndababaza ati se hari ukundi kuntu twabigenza? Tara yanyu taraheze mu makayi tukayikura mu makayi. Baravuga ati hari umutipe wacu tuzi ukora music, ufite studio yadukorera akantu. Agati reka tugereho turebe niba byarya tubikore, tumara kubikora tuzareba resulta nyuma. Dukoze aka mbere tubona karariye naribi, dushyiramo aka kabiri nako kararya, aka gatatu. Ubu ngubu turi muri process yo gukora video, nubwo nyine
ibiceri bitaraba nyine bitaragwira ariko nyine ubu ngubu turi muri process yo gukora yegereze mikoro nka gutya ankuye muri job nari ndi mu kazi ndi guhiga ibyo biceri bike kugira ngo tubone uko dukora vid ariko nyine turi kubitegura mu minsi iri imbere aba viewers bacu abafemu bacu abadufana abakurikira Trap Levix abakurikira Blue Sky ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu minsi iri imbere barabona video ya song twasohoye cyashya yitwa ID ni ingoma nshyashya igiye gusohoka ni ingoma nshyashya kabisa yes IP cyangwa se album ibigizwe n'indirimbo 6 cyangwa se 12 kuri uyu munsi mwe mwagera ku rwego rwa album cyangwa se muracyari gukora indirimbo imwe uyu munsi mumaze gukora indirimbo zingahe kuri uyu munsi tumaze gukora indirimbo 3 maze gukora indirimbo 3 dufite yitwa Street Violence tukagira iyo yitwa ID tukagira n'indi ya gatatu nibuka neza izina ryayo kwera Levis ariko arayibuka Levis bayibuka abazizi ya gatatu ntago mbafata neza cyane nyine ntago ufata neza cyane then rero ngaho muhe Mike azanze yinjire kuri nawe abanze yinjire ku ndirimbo mbere yuko mubaza Levis uwari wubundi we ku giti cye muhe Mike abanze yinjire kuri first song mwakoze Entam Street iriku Smokes yo mu rap iriku abaheta bose bari ku Fair Mission ibari cool go na Levis afite goal azizo yatangiye ayifite nafashe kibuga kwaje mfata ifoto hamwe na Rubavu ko barapana ingari vasi dufite zishumika zica ngimisigi sazi imihanda kuri zimbubu zishumika zica nkanjye ufite konte muri beka 1MB kuzasinye ku munsi one day arayavugusa umuti niyi miduri rafungura amatwi nawe nzabuza kungirira ishyari nkuko mera avuga more ndi maso ya East Street dafite security wara am force bari mu kazi hasimaze kunsema ngewe sinahereza kugasima nkuko mfite aba crash benshi bari panya nkuko abaheta bose bari panya va kwizo ngoma zakinwa on TV umvise vasi zishumika street nurumurapa kabisa urumurapa kandi ndumva uyu munsi abarapa benshi barahari mu Rwanda kandi ndumva ko nawe ugiye kwiyongeraho bitega iki ngiye icyo navuga nka Trap Levix ikintu ngiye navuga ku ruhare rwanjye ndi gukora cyane kugira ngo ngire icyo ngeraho ko ntago nicaye wenda ngo mvuge ati bizizana wapigiye naho nzarya ibyimejeje ngomba gukora cyane ibyo mvunikiye akaba ari ibyo ndya kuri iyi nshuro ngiye rero ikintu navuga nk'umuhanzi nkanjye nka Trap Levix ikintu navuga cyo uko ndajya ngenda wenda nsohora cyangwa se dushaka amavidi dushaka amalocation ngiye ikintu nasaba wenda nk'abantu badusapotinga cyangwa se abadukurikira cyane ku mbuga zacu icyo nabasaba cyo bajye badukurikirana kuko turi gukora cyane natwe ntago turi nka ba bantu basohora amezi 3 bakahita bacika intege twebwe ikintu navuga cyo as young boys 250 dufite vision dufite icyerekezo turimo turajyamo niyo mpamvu dufite gukora cyane kugira ngo tugire ibyo tugeraho kuri iyi nshuro rero nk'uyu mwaka wa 2026 twizeye yuko uzasoza ikigero turiho ubu ngubu cyarikubye kenshi cyane ku nshuro ntabasha kubara niyo ngiyo ni plan kabisa nziza urumva ko birimo neza then rero Trap Levix ni muntu ki Trap Levix ku mazina yasanzwe nk'abantu bamuzi ku mazina y'ababyeyi yitwa Ishimwe Levis akaba ari umurapa w'injyana ya hip hop ku njyana ya hip hop rero uhite twinjira twihuse kuri next song indirimbo mwakoze bwa kabiri ariko urajya utubwira indirimbo then utubwira n'ubutumwa utubwire impamvu yayo ikintu navuga indirimbo ya kabiri twasohoye bayita How I Feel yitwa How I Feel uko niyumva cyane ubwo ariko ugiye kudutama ariko uragerageza kongera ijwi cyane nk'umurapa nyine ubundi ugomba gufite ikijwi kiremere kupita ariko n'umurapa niyo batashyizemo beat cyangwa se ntanjyana weho umuntu aba ari kuyiyumvira ko wayikoreye nyine tu ibintu uri gukora birimo
Okay, rero reka tuzamuke muri next song. Iyo ngiyo yitwa How I Feel. Yeah, how I feel. Nzukatono ndapira mapaundi hasirikitu mutoto wa crown funisona morning to 9 ndaparika benz uruhande rwa korora ngo ubwo nge njirira stage umufana kuri nge yabaye turufu tubyitayaga yigo ni haso ugura kesho utageze muri fashion abarapa batabyina drill bameze nk'abasani batajya church kuri nge ikaramu ni business dufite byinshi tukiri no kwiga gerageje gukina n'inkuba nibwo wamenye ko nabaye beast nge na Bruce turatwika imihanda umwihariko wacu twikoze imbari benshi badufata nk'abasazi kuko bazi ko tutigeze future nge ndi kwaguka nka iPhone twaba nk'abadafite MPC nyuma wowe bose banyibazaho umufana mfite n'umubyinyi wa Dre 4 Ewana uyu munsi kabisa we kill them turabica cyane Young Boys 250 hejuru. Yes, Young Boys 250 hejuru. 250 hejuru. Yeah. Yes, ni Young Boys 250 hejuru. None Trap Levix ndagira ngo nanone utubwire ninde murapa uko nyine ukwinspira umurapa unyinspira mu Rwanda ariko umutiva cyane mu Rwanda nkurikirana ibintu bye akanera n'imbaraga zo gukora umurapa bita Zotrap. Yeah. Zotrap arakumotiva. Zotrap aramotiva ngendeye ku butumwa atanga mu ndirimbo uburyo adacika intege gukora uburyo yatangiye inzira ye y'umuziki ni ibintu bigoranye ariko nyine nyuma byaje kurangira agize ikintu ageraho cyane. None Zotrap hari hit ye nimwe igi gukoma ukavuga ati kabisa nyine nk'umuntu kwinspira ukavuga ati ubundi uyu niwe wanjye umukundira iki ni iyihe hit yakoze ukumvira gukomye? Zotrap yasohoye track ijyanye n'ubuzima bw'imihanda bita Street Goat. Iranakundwa cyane buriya niyo ndirimbo nakunze iranamotiva mu ndirimbo ze zose cyane. Dutemo agapera gato kuri iyo ndirimbo ntari yo ntuzatata imihanda inyita gote shaza mfite riri gupima tone tuzamukane ndakwereka spot bakure kusane ndakwereka sto ntigitakare nabaye inkoko mu rukari niyo hajemo so nabwo ikigari tumena ibiryo usibye amaputa atakibyina love nyina undi nagabari nyoko rap ku bitugu niyo rogo kugira bamwe mbasiga imoko imihanda yose nyigira gatogo ya oni Zotrap yaragukomye kweri yarankomye iriya track umunsi niwe uri kwinspira ukavuga ati nakora imirongo cyane abandi barapa rero gira ikintu bavugaho kuri Zeo ubwo ngubwo dufite naba Ishkevin dufite n'abandi batandukanye urabavugaho iki nyine usibye wenda ko Zotrap ari kwinspira ibikorwa by'abandi bo mu Rwanda industry yanyu y'abarapa ubona imeze ite muri rusange? Industry y'abarapa uko nyibona inanga mu Rwanda ni industry nyine itangiye kuzamuka gusa mbere mu Rwanda nago industry y'abarapa yabagiri hejuru muri iki gihe nyine cya vision cy'urubyiruko rwinshi na internet yamaze kugera mu bantu benshi ubu ngubu nibwo navuga yuko rap y'abanyarwanda irimo irazamuka hejuru cyane. Ikintu ngiye navuga nko kuri Ishkevin kandi ngiye nanamukundira nawe ni umurapa nyine wandika verses zifite discipline mu bintu yandika verses ze ziba zirimo discipline kabisa ku buryo nawe ukurikiranye verses ze ubona yuko nyine hari ikintu zirimo zirigisha urubyiruko. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'abafana muri kurubona cyane rwo turarubona kabisa. Iyo unzi abafana bari kubiyereka ku rwego ruhambaye barahari. Yes, rero Zotrap ubwo ngubwo nyine aba yabyumvishe yuko n'ubundi yenspira abarappers batoya ibyo ngibyo nawe biramumotiva bigatuma akomeza gukoraho ibindi byinshi cyane birushijeho. Nyuma rero yo kutubwira uko muri kubiteganya ndetse nuko mutagiye gucika intege gukomeza gukora byinshi cyane kuri iyo career ndetse no ku entertaininga abafanizi banyu ubu ngubu tugiye kwinjira kuri indirimbo mwakoze ni ukuvuga ngo tugiye kujya ku ya gatatu cyane. Yes, boro ya gatatu rero cyangwa se hit ya gatatu nayo ugiye kubanza utubwire izina ryayo utubwire n'ubutumwa iri gutanga. Hit ya gatatu twashyize hanze bayita ID.
ID. ariko impamvu twashatse kuvuga ID nyine ni identity card, irangamuntu. Twebwe ikintu twari dushatse kuvuga nka as Young Boys 250, umuziki kuri twebwe cyangwa rap imaze kuba indangamuntu kuri twe, ku buryo umuntu wese watubona mu nzira avuga turi hano umuraperi, uriya kariya ye niye. Icyo rero nicyo twasoreye iyo track ya gatatu, turimo tugira ngo wenda aho urwego tugejejeho cyangwa movement dufite, movement turimo turazamukiraho, abajene bose badukurikirana barebe neza, bamenye ndetse banumve urwego tugezeho ndetse n'ingamba dufite zo kuba twakomeza tudacika intege. Yego. Nabwo ndumva ari ikintu cyiza. Then kunyuma ya identity card, ID, waburangiye numvaga nyine ari identification nyine y'umuntu ku giti cye. Then kubera iki hari akantu ka kadi rero? Ikintu bishatse kuvuga akantu ka kadi, hari kadi turimo turakoresha nka Young Boys, kako hari ahantu twagiye guperforminga kuri Sakasi, nyine ikintu experience twahakuye, twasanze abarapa wenda bagendana kadi bo ubwabo. Umurapa ufite kadi iriho amazina ye y'ababyeyi, irimo nickname akoresha, irimo injyana nyine aririmba, ndetse nyine naho wasanga ibihangano bye nyine aba yasohoye. Yes, nabwo ndumva bifite ubusobanuro. Yes, rero reka tudatinze duhite twanzika twigira kuri iyo hit ID rero uzamuka ubatamo imirongo. Yo naribi track ikurikiyeho hit ya gatatu bayita ID, ariyo irimo zino verses zikurikira. Uwo ni Denise Katazwi, mu bitaro wabaye mufromo, perform abahigana mura, pay attention to my track, diririge c'est moi uwo ni Denise mu bitaro wabaye mufromo, perform abahigana mura, pay attention to my track, diririge let's go direction ayishyize imbere, uvuga rimwe nakugirije ke, amerekezo yo mu buzima niyo nyine kugira ngo mbeho, igipeti gitakwa mbeho, dutigita ubuzima ngo tubeho, nge ndudu nandika izi vasi kugira umufana aticwa n'irungu, nge ndi Google mukorera research mukeneye vasi zinogeye amatwi, amabici nakuye mu nzira kugira ngo nubake iyi location, nge na Rebo twikoza Rambogi kugira ngo tugire aho tugera, kuko twubaka amateka mutasiba mutasiba, aba ops nakuye mu nzira kuko nyine kugira ongera umufana ndamuha amatwi, kuko support iri imbere cyane. Nge nyitangira kubona mura namenye ko ibi bintu hari kirimo, I don't want about beach, kuko nge nyeneye kwandika izina mu mufuka, ndapusha ndabyina ndaskama ndatigita ubuzima kuri J14X drip. Iyi game ndayambariye one bullet up to break. Sinzi impamvu dukora discussion peti kucyumva wandusha voko, inatwe turi mu bwami ku isi butagira map. Nanga turi ako kana gubishe neza. Inatwe turi mu bwami ku isi butagira map. Ubwami butagira map. Ubwo se inaha turi mu bwami butagira map. Ikintu nashatse kuvuga cyo, location abaraperi tubarizwamo nta muntu upfa kuyimenya. Nk'uko umuraperi yagiye kujya kuri stage ntago bamenyaga araturuka cyane, azatunguranye umufana akimubona akahita aterera hejuru, biragoye kukuvumbura cyane. Yes, ni Levix, Trap Levix. Uyu munsi turi kumwe rero as Young Boys 250 niko biyise. Then rero ndagira ngo mite nigarukira kuri manageri. Yes, manager utumanagingira abahanzi. Ndagira ngo noneho nawe uhite winjira utubwire ubundi abahanzi kuba managinga, kuko nawe ndabona wabasha ndetse no kubukunda izi njyana zabo, ukavuga ati ngewe wabyari gushoboka ko aho ngaho school mwiga wari kubona nk'umwana urimba sekira cyangwa sindi njyana, ariko the way you like rappers niyo mpamvu nawe ushobora kuba ushona nk'uko watangiye unabitwibwirira.
icya mbere cyo hip hop ndayemera cyane kuko biramutse bibaye nk'uko nanjye nagira voice yo kuririmba hip hop nanjye nayiririmba byatari. Hip hop ndayemera cyane kubera ko abapeti baririmba school ni benshi. Rero nge abapeti nabonye baririmba hip hop ndavuga hip hop nk'ikintu cyane nk'ikintu nkunda cyane. Ishkevin iyo bashyizemo verse za Ishkevin ndayamanika nkavuga ati Ishkevin ndamwemera sana buriya nari wallahi ubyumve wallahi ndakwemera byatari kabisa. Much respect kuri wowe kabisa Ishkevin niwe muntu wanjye kabisa ndamwemera sana. ko ndikumva weho na Levix mutandukanye ko je na Levix turatandukanye kubera ko we ni Zeo Trap akunda Zeo kubera yako je ndamutse ngiye no muri music kuririmba hip hop Ishkevin niwe abarora umudo wanjye kabisa. niwe abarora umudo wawe ako nyine nabonye ndavuga atapeti baririmba hip hop ni gute ngiye nabo tutabikurikirana ngo turebe hip hop turebe hip hop yaba haniri niba twayizamura tukayigeza kuri level yo hejuru. Level dufitiye ubushobozi niba kuko tutayigeza kuri yo level dufitiye ubushobozi. None se ubwo ngubwo Ishkevin weho muri hit nyinshi yakoze we ni rasta kabisa yakoze hit nyinshi cyane kandi zimwe za pu wewe ubwo ngubwo Ishkevin hit imwe yagukomye ukaba uvuga ati wenda ni nyinshi cyangwa hafi ya zose ariko one of them yaragukomye uravuga ati iyi ngiyi noneho itumye ntazigera mpavana karenge on Ishkevin. aho ngaho uranyishe kabisa. Song zo nzumva zinyura zicomoka zigenda ako ntago nakubwira ngo yish kabisa. Usibye akaririmba ejo bundi yaririmbiye president kajyanye nyine na bino bihe turimo byo kwibuka kumva ari kumubwira ngo ndacyababara ndacyafite nimba nyinshi ndacyabaza ja kumva. Ongera uzamure gato ya mic gutya nyifashe then ugasubire ariko yaririmbiye president ejo bundi mwabino boro bijyanye n'icyunamo arangeramo araririmba ati ngo ndacyababara ndacyafite nimba nyinshi ndacyabaza ja impamvu yaretse bikaba nyine tu yavugaga kwa bino boro bya genocide ngabantu ngo nyine muri iyi minsi turimo igihe turimo cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 Mata tuniyuka twiyubaka cyane cyane abajene urubyiruko kuko ni twebwe dufite long live cyane niyo mpamvu tugomba kubyitaho cyane kurusha abakuru bacu cyangwa se n'ababyeyi bacu. Yego kubera ko bo banabinyuzemo niyo mpamvu ntago twe kugomba kubyitaho cyane kubera ko bo barabizi naho twe tutabizi bagomba kubitubwira tukabisigasira nk'amateka yacu tukanabirwanya cyane kugira ngo tukarwanya nyine ingengabitekerezo yayo tukayirandura. Ntago dukeneye kunyura muri icyo gihe kuko nta mateka asharira ni n'ibintu bibi cyane kabisa. Yes rero reka twikomereze kuri Levix none se uretse gato yakoma Mike mbanze nkubaza akabazo gatoya se wowe nkuba uri kuri background yabo uba pushinga uba motiva harya ni Levix nande na Blue Sky hari video mwari mwakora cyangwa muteganya gukora? Na video turakora aho tumaze gukora song 3 zose nta nimwe ifite video ariko nyine tugiye dufite ubushots ariko turateganya ko mu kwezi kumwe cyangwa abiri dushobora kuba twasohoye video imwe kuri izo ndirimbo kubera ko umuntu warugiye kudukorera video ntago yabonetse hari undi muhanzi yari yagiye gukorera ariko turateganya ko nko mu mezi abiri ari imbere cyangwa kumwe bitewe n'ubushobozi umuntu yamureba akadukorera video niyo yaba imwe ya song 2 naribi. Yes ndumva rero murateganya ibintu byiza ariko ubwo ngubwo iyo video muyibangukishe kuko niba ndakeka mufite abantu babakunda uko byaba bigenda kose cyangwa se banabamotiva sibyo Levix ndabeshyara nagweye. Rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu none ndagira ngo Levix umunirize mic gatoya then tugeze ku cyo bita freestyle aka kantu ntago wagendana nabwo wangendana nakakubaje cyangwa se ubundi nkigera ku murapa nzi ko freestyle ari cyo kintu cyanyu kiba kibaranga cyane. Ese Levix amaze kugera ku rwego rwo kuba yakora freestyle nkamubwira ati
kano kanya umuyoboro wa sheni ari kunyuraho ni Lang Media ibahereza entertainment bakishima. Ese ushobora gukora akantu gatoya nka freestyle kuri Lang Media? ibintu bya freestyle naho nkunda kubikora cyane, gusa nagerageza. You can try. Nshatse kuvuga kuri Lang Media. Let me try. Let me try, Yeah, you can try, naribi. Ubwo njye nageraga gym fond ufite zdwaloke ubwo numvaga Lang Media nibwo nageraga gym benshi bambwira ngo Lang Media iri high bro, turakora cyane bro, turakora tukavunika bro, Lang Media iri high, turakora cyane ngo tugire icyo tugeraho. Hari benshi batubona imihanda bazi ko tutazagira icyo tugeraho, gusa Lang Media turi gukora, turakora amavidi, ibiganiro tugakora, tukavunika every night every day. Nagerageza. Nubwo ari ukugerageza, ahubwo bro nagerageza gusa kabisa. nk'abantu bakurikiye ikintu nari nshatse kuvuga cyo ikintu nabonye cyo Lang Media iri hejuru cyane, ifite abantu bayikurikirana cyane, aho muri mwese mbahaye respect kabisa cyane cyane. Ni ibintu byiza, ni kuzamurana muri rusange. Nanjye rero niyo mpamvu ni kuri Lang Media ngende Lang mba ngira ngo abantu bakunda entertainment ndetse bakunda n'aba young rappers ndetse n'izindi mpano zose muri rusange, uko bwije nuko bukeye mba ndi hirya no hino mbashakira ndetse ngerageza kureba uko twaba entertaininga bakabarushaho kuba bakishima. Niyo mpamvu ngira ngo wowe wateye agatebe uyu mutwe uri kuri Lang Media ukore subscribe, then nyuma yuko dusoza rero mbere yuko dusoza ndagira ngo muhite muvuga social media mukoresha, then kugira ngo abantu bakomeze babakurikire ndetse bakomeze babasupportinge mu bikorwa byanyu mukora bya buri munsi. Social media aho ziri hose ziri kuri YouTube, buri rubuga rwose rugurisha imiziki niho biri, haba kuri YouTube, yaba Audiomack, yaba TikTok, yaba Spotify, hose ziriho. Mukoresha yahe mazina? Izina rya channel yanjye iri private ni Trap Revix. Wagenda ugakora subscribe, ugakora share, ugatera na comment, ukajya utukurikirana buri uko dusohoye. Undi mujene nawe dukorana afite channel bita Blue Sky, nayo wagenda ugakora subscribe, share and comment. Nkuko twese tuba turanga twese hariyo dufite ya label bita Young Boys 250.